ndabizi gusoma no kwandika byo simbishobora kubera Haleluya. 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 Yesu mutima afitiye byinshi mu kiganza ciwe sa inezeza umutima. Tange twebwe yitwa Ngoga Augustin cyangwa Papa. muri rusange ahangaha Amani yaje kubasura, banza tubwire muri rusange ikibazo cya Dudu na mushiki we mbere ko dutangira. Dudu na mushiki we bararwaye. Hari hashize igihe barwaye ariko mu minsi ishize byagiye hanze, niyo mpamvu twasuwe. Aba baje nababimenye kimwe n'abandi. Abantu benshi bagiye babibona kuri za social media bigenda bitambuka, ariko muri rusange batubwira muri make barwaye iyihe ndwara, mbese gerageza kudusobanurira mu gake. Afite indwara kugeza kuri isaha nanjye kuyisobanura biragoye, ariko iyo abaganga bagerageza kuvuga ngo baratekereza ko ishobora kuba ari Parkinson. Indwara ifata gute? Afite ifata umuntu acika intege umubiri wose. Ku bantu bababona iyo urimo kumubona ubona arimo gutitira, bavuze ko ari ugucika intege, hari aho byabihuriye? Gutitira, gucika intege? Umubiri nyine nuko umeze, nyine babanje buhoro bigenda bikura, ariko ko babonye kuriya niko baba bameze, bishira ari uko baryamye. Iyo aryamye agasinzira sava, biratuza. Umaze imyaka ingahe? Bamaze 15 imyaka 15 barwaye. Ubana nabo ubuzima bwabo bwa buri munsi, niwo bafasha kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ubuzima bwa Dudu na mushiki we baba bumeze gute? Kubafasha ugorerwa hehe? Urumva ntabwo byoroshye kugira abantu babiri badafite kwikorera kimwe cyose. Bisaba ko umuba hafi kuri buri kimwe cyose, ntabwo biba byoroshye. Ni hehe? Gerageza Dudu ari mu kagare, kuvamo bigenda gute? Yavuyemo uramufata akaboko biba bisaba ko umumenyereye uburyo umufasha. Nk'umuntu ubana nabo niko abona bashoboye. Dudu mu byo yavuze ko akunda kureba televiziyo, akunda gusoma ijambo ry'Imana. Ese hari ibindi bintu ubona bashoboye byibura wabwira abanyarwanda? Avuga ati abantu nubwo barwaye ariko hari ikintu bashoboye. Yembona kugeza kuri isaha nta kintu yakwifasha we ku giti cye, ariko haricara nk'iyo televiziyo akayireba, kurya no kumurisha, kwambara no kumwambika, ibintu nk'ibyo. Ubwiherero no kumujyana. Pardon? Mu bwiherero nabwo bisaba kumuherekeza bamugezamo basi, ubundi ibindi akabikora ukagira kuri Dudu. Ariko Petit Sere we n'ubu yambaye ibimufasha, naho Dudu aracyabishobora kugera akagerayo, ukamufasha ukamugezayo. Reka tugaruke kuri Amani. Iyi groupe yaje kubafasha, urayivugaho iki mbere yuko dukomeza? Ni groupe nziza, urabona irimo urubyiruko bafite urukundo, kuko buriya niyo tuvuga Imana n'urukundo. Rero bref, nabashimiye kuba baje kubana natwe, baje kudukomeza no kutwereka yuko turi kumwe. Rero ni byiza, byatunejeje. Babazaniye bampaye envelope, ariko no mu nzu nabonye hari bimwe na bimwe bazanye by'ibikoresho, sinzi ibirimo, ariko ibyo byose ni byiza. Icyangombwa n'umutima w'urukundo, kuva i Kigali bakaza bakagera ahangaha. Bagombye gukora byinshi, ariko bihaye umwanya, baravuga ati Imana
bakavuga ati reka tujye gusura bariya bana kugira ngo tujye gusenga ariko tujye gusura bariya bavandimwe. abanyarwanda bafite umutima wo gufasha, hari abanyarwanda benshi bafite ubushobozi banabishoboye ariko batabikora, niki wabwira abo bantu? Ntago icyangombwa n'umutima w'umuntu niwo ugira niwo uriyanta umuntu, naho ubundi ntabwo wacira umuntu urubanza ngo ntiyakoze iki ngiki, kubera ko kubikora biba bisaba ko agira uwo mutima kwanza. Ni iki noneho ngubu tudakeneye mu buryo bwo kugira ngo akomeze kubaho neza? ashobora kuba agakoresha akeneye, cyangwa se hari ikintu ubona nawe koko nacyo kiramutse kibonetse cyamufasha, niko akeneye kuri ubu ngubu? nkubwiye ngo ni icyangombwa, icyo akeneye kurusha ibindi ni ugukira akaba muzima. Naho ibindi ni ibisanzwe by'ubuzima busanzwe. Nta kindi bakeneye ni ukubaba hafi, abantu bababa hafi bakabafasha mu buzima bwa buri munsi. Turahari hamwe n'Imana, turafatanya tukagerageza. Umuryango wose muba muri aha kumufasha? Turaha cyane njye n'umudamu wanjye nitwe dufatanya. Hari abahungu babyara banjye batuye hano hafi, nabo baraza tugafatanya, ariko bakagira n'umubyeyi ubana nabo full time w'umumama. Ndamuhemba ariko aba hano amasaha menshi, abana nabo. Niba nta kindi warenzaho kikuri ku mutima twagushimira. Icyo narenzaho ni ugushima nkamwe mwese mwaje kugira ngo muze mubane natwe, ibyiza byatunejeje. Ikindi no gushima abanyarwanda bose muri rusange, kuko kuva ibi bintu byose byajya hanze nabonye urukundo ruri mu bantu, hari umuntu umpamagara akambwira ati rwose mwana wanjye nta kintu mfite ariko mfite 500. Ukumva binkozeho cyane kurusha uwampaye menshi, kuko ushobora kumpa menshi uyafite, ukavuga ati nguhaye nawe nyine ni umutima mwiza aba yagize, ariko aba afite n'ubwo bushobozi bwo kubikora, akavuga ati ndamutse ntanze 100 ntabwo byabuza ubuzima bwanjye gukomeza. Ariko umuntu akubwira ati nta kintu, basi uze kubagurira n'indazi ariko byibura basi ukumva nyine biragize. Twagize abantu badusuye, arabavuye Cyangugu, arabavuye Muhanga, arabavuye partout i Kigali, buri munsi turasurwa. Ni byiza rero, icyo narenzaho nuko nashimira abantu. Ushobora kuba hari unugera ahangaha simbimubwire, ariko iyi niyo okaziyo mbonye. Ndashimira abantu abari hano hafi n'abari kure mu gihugu bigiye bitandukana, ariko batubaye hafi. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Asante sana. Groupe ya Amani Charity ni groupe y'abantu bishyize hamwe, urubyiruko rwishyize hamwe rutekereza gusura cyangwa gufasha abantu batandukanye. Kuri ubu ngubu bari mu karere ka Rubavu, bagiye kureba bamwe mu bantu bafite ikibazo cyo gutitira. Ni Dudu na mushiki we. Tugiye kuganira n'umwe mu bari bahaye mu bagize Amani, aratubwira by'umwihariko icyabazanye, atubwire niki cyabakoze ku mutima mbere yuko batekereza kuza kuganira n'aba bantu. Reka uratanga twibwira. Murakoze, nitwa Blessing Kalisa Yvette, nkaba nishimiye kuba naje gusura Dudu na mushiki we. Tucyumva inkuru yabo byadukoze ku mutima, twumva turababaye, twishyira hamwe nka groupe Amani Charity, turavuga ngo tuzaza kubasura. Abo ngabo mwabamenye ryari? Mubamenya hashize igihe kingana iki? Hashize nk'ukwezi. Nyuma niki cyabakuruye? Hari abantu benshi bafite ibibazo kandi Amani murabafasha. Niki cyatumye noneho mutekereza kuvuga ati reka tuze Rubavu? Icyatumye tubatekerezaho cyane, dufasha abantu benshi batandukanye, niko twumvishije amateka yabo, twumva dukoze ku mutima. Turavuga ngo reka natwe tuzagereyo, tubasure, tubaganirize, turebe uko bameze. Hari ahandi wigeze ubabona Dudu na mushiki we? Nababonye kuri YouTube. Uretse kuri YouTube, ibyo waruzi kuri YouTube ukimara kubihuzana no kuba babonye, wabyakiriye gute? Byaturenze, ni ibintu bibabaje ukurikije amateka yabo, byaturenze. Ariko twizeye Imana ko Imana izabakiza.
mwabazaniye iki? twabazaniye envelope irimo amafaranga, tubazanira n'ibindi byo kurya. Kugeza kuri ubu ngubu ukurikije uko wabonye Dodo nka Amani, ni irihe somo byibura biri buze kubahereza mu buryo bwo gufasha n'abandi bantu batandukanye? Ikintu cya mbere, ikintu cyankoze ku mutima nuko nasanze nubwo barwaye ariko uko twagiye tuganira nabo urabona ko bafite icyizere cy'uko bazakira. Isomo twakuyemo nuko tugomba gukomeza kugira wa mutima w'urukundo, kuko nibyo Imana idusaba. No mu Bakorinto haravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi, kandi Amani Charity nk'uko groupe ivuga ngo amani, bivuga ngo amahoro, ni amahoro ariko dufatanyije n'urukundo. Byankoze ku mutima ko n'ubundi tuzakomeza kuzajya dusura n'abandi bantu bameze nk'abo. Niki noneho wabwira abandi muri rusange? Ni ukuvuga ngo mwe Amani murafasha, ariko hari abandi bari hano hanze bafite ubushobozi bwo kuba bafasha batabukoresha. Niki mwabasha kuba wabwira abandi bantu bafite ubushobozi? Okay, murakoze cyane. Icyo nabwira abantu bafite ubushobozi badafasha nuko nabo bagomba kugira urukundo, bakazajya batera intambwe, bakaza gusura abarwayi nk'aba ngaba. Natwe tuba dufite ibintu byinshi cyane twigomwe, ariko kubera kumva ko nyine twese dufite umubiri kandi bose nyine ni abacu. So rero icyo nashishikariza bagenzi banjye cyangwa se abantu bankurikiye nuko nabo bagomba kugira umutima w'urukundo, bakazajya baza gusura abantu nk'aba ngaba n'abandi benshi cyane. Byongereye iki ku mutima wari ufite kuba ubonye abantu bameze gutya? Bigusigiye iki? Njyewe ikintu cyankoze ku mutima nuko donc nahise numva nshimiye Imana mu mutima wanjye, ndavuga Mana njye n'iki naguhaye, bituma nongera guhereza Imana yanjye ubugari, donc nyihereza icyubahiro, kuba ndiho, kuba mvuga neza. Nanone bishishikariza kongera gukomeza gufasha abantu bababaye nk'aba ngaba, kuko kuba njye meze uku nguku ni ubuntu bw'Imana, nta kindi. Reka tugushimire niba nta kindi wakongeraho by'umwihariko kuri groupe yawe ya Amani no kuri wowe ubwawe. Murakoze cyane. Wibuka mu munsi wa mbere watangiye kurwara? Ni kakarwanyere niho narwariye bitava ku ishuri. Byagufashe byatangiye gute? Byatangiye naniko kwandika. Kwandika? Naniko kwandika. Binanirwa. Byagutangiye gute uri kwandika? Utangiye gusomera ikaramu igatakara hasi, birananira nyine tataha. Kuva uwo munsi byose bikomeza? Kuva uwo munsi byose bikomeza. Umushiki wawe se we byatangiye gute? Mushiki wanjye byabaye rimwe periode, umwaka umwe, ukwezi dutandukanye amezi. We byatangiye gute nimba ubyibuka? Mu mezi atatu nawe yansanze mu rugo arabyivuga. Ese iyo uri gususumira hari ahantu ubabara cyangwa wumva umeze gute? Iyo ndi gusumira rimwe na rimwe numva naniwe umutwe ukambabaza. Umutwe urakubabaza? Ni gutya kuva mu gitondo kugera nimugoroba iminsi yose? Ni gutya buri gihe, ariko iyo dusinziriye turaryama, turatuza tukaryama. Ese ubusanzwe ubuzima bwa buri munsi ukunda iki? Ukunda gukora iki? Ubuzima bwa buri munsi nkunda gukurikira televiziyo y'ivugabutumwa. Ni irihe jambo ukunda kugenderaho buri munsi kuri Viva kuri Vive? Ijambo nkunda cyane ni ukumva urukundo.
iyo bagendeye mu rukundo numva ari byo birwa finale. ubu ngubu uzi gusoma no kwandika? Ndabizi gusoma no kwandika byo simbishobora kubera gususumira. kubera gusuzumira. Ariko gusoma urabizi? Gusoma ndabizi. Ese uzi indimi zingahe? usibye igifaransa n'ikinyarwanda. Numvise mu kanya uri kuvuga n'igiswahili. ko twabaye muri Congo. twabaye muri Congo. Kunze kumva indirimbo z'abahanzi bacu hano mu Rwanda? njyewe mu by'ukuri ibinezeza kandi bikanshimisha iyo numvise abakristu baririmba, numva ari byo binyuze. Nihe ndirimbo ushobora kuturirimbira cyangwa nihe ndirimbo uzi waturirimbira aka kanya? aha yaba bikomeye. Irakomeye. n'ubundi ijwi ryanjye numva ritaririmba. Ese ufite icyizere ko umunsi umwe uzakira uzamera neza? icyo cyizere ndagifite cyane. par exemple nk'aka kagari nicayemo, numva iyo banyicajemo ari ukungora, numva mfite icyizere ko naza kugumamo. Sawa, murakoze cyane. Imana ikugije neza. Iyi group twazanye hano bitwa Amani, natwe tukaba twitwa Afrimax TV. Twagusuye uyu munsi kugira ngo tugane nawe, tunakorewe tuvugane wowe n'umushyitsi wawe. Byanshimishije cyane. Imana yubakire neza. Ese ujya ukoresha telefone? oya birangora kubera gusumira. Ntabwo ushobora guhamagara cyangwa kwitaba kuri telefone? Zimwe na zimwe, rimwe na rimwe iyo numvise bahamagaye ndazifata z'abandi nkitaba, ariko ibyo mbikora kubera ko nzi gusoma. Sawa, murakoze cyane. Amen. Amen, amen.